Shalom shalom bwoko bw'Imana nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko muguwe neza kandi umwuka wera akomeje kudufasha mu bihe byiza byo gusenga. Nimba wacitse intege, nimba hari bitagenda neza, iki ni igitondo ciza, igitondo aho Imana iza kuguha imbaraga zidasanzwe zo kongera gusenga binyuze mu mbaraga z'umwuka wera. Ndabakire rero mwege mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Iki cyumweru twagira amahirwe no kubana n'umukozi w'Imana ukomeje kuduhesha umugisha no kubana natwe mu ijambo ry'Imana no mu bihe byo gusenga. Ndabasaba kugira ngo mukomeze gusangiza abandi iri sengesho n'iri jambo kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha. Imana ibagire neza, twumva ijambo ry'Imana twongera dusenga. Mwarahezagiwe. Amen, hallelujah, shalom, God bless you. Imana ibahe umugisha aho muri hose. Imana ibagire neza, dukomeje guhabwa umugisha muri kino cyumweru cyiza turiko turiga ku ijambo rivuga ngo uko umwuka w'Imana cyangwa uko mpwemu yera adufasha mu ntege nke zacu. Ni Salvatore nanone muri kumwe muri kino gitondo. Imana ibahe umugisha. Kadusome mu gitabo cy'abacamanza ibice byaho ni 14 umurongo wa 5 n'uwa 6. Biravuga ngo hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina baja itimuna. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera. Umurongo wa 6, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cane arayishwanyaguza nk'uwatanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Amen, hallelujah. Imana ibaho umugisha. Tubona hano imbaraga z'umwuka wera, imbaraga za Saint Esprit zigaragarira mu gihe Samusoni yarari mu rugendo ngo intare iramutontomera. Imutontomeye ngo umwuka wera amuzaho cyane, amuha imbaraga ngo arayishwanyaguza ngo nk'ushwanyaguza umwana w'ihene, ngo kandi nta ntwaro yari afite cyangwa nta mbunda, nta nkota, nta n'inkoni. Umwuka w'Imana amuha imbaraga arayishwanyaguza. Hallelujah. Hano turiko turiga ngo uko umwuka aradufasha mu ntege nke zacu. Intege nke zacu rero hari igihe tugira intege nke mu gihe duhe n'ibidutontomera. Ibidutontomera mu buzima, hari igihe uhura n'ibihe bigutontomera nk'intare, ibihe biguca intege, ibihe bikunaniza, ibihe ubona iterabwoba ry'umwanzi rikuri gusugereje, ubona imbaraga z'umwijima ziguteye, imyuka y'abarozi iguhagurukiye, cya gihe amarozi aguhagurukiye, cya gihe ingwara zigutontomera, cya gihe igihombo kigutontomera. Hari imbaraga z'umwuka w'Imana. Hano turabona Samusoni intare imutontomera ishaka kumujya, uwo mwanya umwuka wera intervena aza ku buzima bwe cyane, ngo nta nkoni yari afite cyangwa indi ntwaro, ariko ngo ashwanyaguza intare nk'ushwanyaguza umwana w'ihene. Hallelujah. Uyu munsi ndagusengera kugira ngo nawe bigutontomeye, ishobora kuba ari ikibazo runaka gihagaze imbere yawe kimeze nk'intare gigutontomeye, umwuka w'Imana nakuzaho uraza kugishwanyaguza mu izina rya Yesu. Reka umwuka w'Imana aze ku buzima bwawe, agushoze gushwanyaguza ikibazo giteye urugo rwawe, agushoze gushwanyaguza icyaha cyakwizingiyeho, agushoboze gushwanyaguza amarozi aguhagurukiye aho uri, agushoboze gutsinda umwuka w'abadayimoni wose ugutera mu izina rya Yesu. Birashoboka zikaba ari inzozi mbi zigutontomeye ziguteye ubwoba. Ndagusengera umwuka wera kuzeho uyu munsi, ushwanyaguze izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu, nk'ushwanyaguza umwana w'ihene. Mureke dusengere kandi usengere wakira izo mbaraga z'umwuka w'Imana. Uyu munsi aguye gushwanyaguza buri kibazo kiri imbere yawe nk'ushwanyaguza umwana w'ihene. Mana, mu izina rya Kristo, uyu munsi nongeye kugushimira turiko turiga ijambo rivuga ngo ni kumwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. Uyu munsi ndasengeye umwene data, ndasengeye umudamu, ndasengeye umupapa, ndasengeye umujene, ndasengeye umukobwa, iki kibazo kimutontomeye nk'intare. Mwuka wera umanuke ku buzima bwe, Saint Esprit de Dieu, umanuke ushwanyaguze ikintu cyose cyari kimubujije amahoro, nk'uko washoboje Samusoni gushwanyaguza intare, agashwanyaguza nk'ushwanyaguza umwana w'ihene. Mu izina rya Yesu Nazareti niko sengeye
uru rugo izi mbaraga ziruteye kubw'umwuka wera. Bambara imbaraga zo gushwanyaguza ubwo butware bw'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umwuka w'Imana, uyu munsi ni wakira ubutsinzi mu buzima bwawe mu izina rya Yesu, bugushoboza gushwanyaguza buri kigutontomeye, ikiguteye ubwoba, ikikunaniza, icyagutsinda. Kubw'umwuka w'Imana ukigireho ijambo kandi ugireho imbaraga, ni mu izina rya Yesu. Wakira izo mbaraga uyu munsi zigendane nawe, kandi uyu munsi wakiriye gutsinda mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Bye bye, mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke kandi umugisha w'Imana ube ku buzima bwanyu, ni mu izina rya Yesu.